Nshuti za Haleluya Amina TV, ndabashuhuje mwebwe mwese abakomeje kudukurikirana. Ni Haleluya Amina TV, isheni yemeje kujya ibagezaho ibiganiro by'iyobokamana, ikabagezaho ijambo ry'Imana ndetse ikabagezaho n'iterambere, ukuntu umuntu abasha kwiteza imbere akaba yagira ubuzima bwiza, akagira imibereho myiza ndetse n'abe bose, ndetse n'igihugu akabasha kugiteza imbere. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri iterambere, aho tugiye kurebera hamwe ibimenyetso biranga umuntu udakwiriye gukoresha muri bizinesi yawe. Uyu munsi ngiye kukubwira ibimenyetso cyangwa se ngiye kukubwira umuntu ufite ingeso umuntu ashobora kugira, bikaba byatuma utamukoresha muri bizinesi yawe, kubera ko aba ashobora kuba yaguhombya akagusubiza inyuma muri bizinesi yawe uba waratangiye wiyubaka gake gake, wiyubaka gahoro gahoro, ugira ibyo wigomwa kugira ngo ejo hazaza uzagire ahazaza heza. Ugasanga umuntu wikururiye bitumye aguteza igihombo, bikaba byatuma wongera kubura igishoro, wongera kubura icyagutunga cyangwa se icyakugirira akamaro. Njye rero mugiye kubana nk'uko bisanzwe, nitwa Hitimana Disimasi, mwene so muri Kristo Yesu. Reka tubanze dusenge Imana, kuko Imana niyo nkuru, niyo ya mbere, niyo idushoboza muri byose. Mana, turagushimye, tugushimiye ko utajya udutererana, tugushimiye ko ni ukuri waduhaye agakiza, kuko ibyaha byacu nibyo wababarijwe, ukwizeye wese ahabwa ubugingo buhoraho. Isanki rero tugiye iki kiganiro, turasenze kugira ngo umuntu ugiye kudushyigikira kandi abacyumva bose ubahe umugisha, kandi ubagirire neza, ubagure mu bitekerezo, ubateze intambwe mu mishinga bakora, mu mirimo bagira yabo, mu kazi kabatunze, ni ukuri ukabaheremo umugisha. Gusa duhagaritse imigambi yose ya shitani mu izina rya Yesu Kristo, aho gusabye umwuka wera kugira ngo ajye kuri buri umwe wese amukorereshe iby'ubutwari. Urakoze cyane kubyumvishe byose uko ushaka, mu izina rya Yesu Kristo tubigusabye, amen. Nshuti rero mukomeje kudukurikirana, ndabibutsa kujya mukora na subscribe, ndetse waba utubonye uri ubwa mbere nyine ugakora subscribe, ugakora share, ugatanga na comment, ni ukuri ugakora na like, kugira ngo ibiganiro tuzajya tukugezaho bijye bihita bikugeraho nta kibazo, kuko ndabakunda cyane, ntacyo nzabahisha, ndi inshuti yanyu kandi namwe muri inshuti yanjye. Ndagira ngo rero rwose mujye mwibuka gukora subscribe, kandi inshuti yawe itakubwiye iby'iterambere, iyo nshuti nta nshuti ibirimo. Kukubwira iby'iterambere, ibyaguteza imbere, ibyakuzamura, kuko burya impano buri wese Imana yamuhaye impano zitandukanye n'iz'undi, kandi izo mpano icyo yazitangiye ni ukugira ngo zibashe gufasha buri umwe wese. Mwebwe rero mukomeje kudukurikirana, nk'uko nabibabwiye, tugiye kurebera hamwe umuntu udakwiriye gushyira muri bizinesi yawe. Ni iki cyamukubwira? Ni iki aba ameze ate? Umuntu wa mbere rero udakwiriye gushyira muri bizinesi yawe kugira ngo agufashe akazi kawe ka bizinesi, ni umuntu utazi. Umuntu utazi aho atuye, umuntu utazi akarere ke, atazi umurenge we, utazi aho akomoka. Niba ugiye gushyira umuntu muri bizinesi, ukwiriye kubanza kumenya aho akorera, iwabo, agace atuyemo, abo babana, kugira ngo byibura nugira n'ikibazo uzabashe kujya kumurebera aho hantu mw'uwo muryango. Ukwiriye kubanza gusobanukirwa umuntu ugiye gukoresha muri bizinesi, ni uw'ahagana he, ni uwahehe, ababyeyi be batuye he, nomero ze za telefone ni izihe. Ibintu nk'ibyo byose biranga umuntu ukabasha kubimenya by'umwihariko, ariko ukaba uziranye n'umuryango we,
ukabanza ukajya kureba umuryango we, noneho mukaganira, mukamenyana, ukaba uzi aho uwo muntu atuye. Uwo muntu rero nagukorera akazi, nawe azakora nta mpungenge, nawe azakora neza kandi nawe uzabyungukiramo. Umuntu wa kabiri udakwiriye gushyira muri bizinesi yawe, ni umuntu wahombeje, umuntu wahombeje bizinesi z'abandi, umuntu wigeze guhombya bizinesi z'abandi. Uwo muntu nawe ntago ukwiriye kumushyira muri bizinesi yawe, kubera ko nawe yaguhombya, kuko nta nararibonye aba afite, nta n'ubunyangamugayo aba afite, nta n'ubushobozi aba afite. Nawe rero wamaze kumenya ko yahombeje bizinesi y'abandi, ntukwiriye kumwiyegereza, ntabwo ukwiriye kumuha akazi ka bizinesi, wamukoresha indi mirimo ariko atari imirimo ikorwamo amafaranga, kuko mu kanya gato wajya gusanga yagushubije hasi. Uwa gatatu udakwiriye gushyira muri bizinesi yawe, ni umuntu ukunda inzoga, ukunda gusinda, unywa agasinda. Uwo muntu ntago ukwiriye kumushyira muri bizinesi yawe, ukwiriye kubanza kumwigisha neza, ukamukoresha amahugurwa, ukabanza kumwereka ibibi by'inzoga, ukamwereka ibibi by'ubusinzi, kugira ngo abashe gukora nta kindi kintu kimurangaza. Naho numushyiramo ari umusinzi, umuntu azajya aza akwishyure amafaranga yawe, ahite, wenda ari ideni wamuhaye, ahite agira ngo ntabwo urizi, ahite ayahisha, ayashyire mu biyobyabwenge cyangwa se ayajyane mu businzi bwe. Umuntu wa kane udakwiriye gushyira muri bizinesi yawe, ni umuntu wese mwaryamanye atari uwawe, umuntu wese mwaryamanye atari uwawe, cyangwa se mwakoranye imibonano mpuzabitsina, uwo nguwo rwose ntukwiriye kumushyira muri bizinesi yawe, kubera ko ibyo yakora byose aba areba ntacyo uzamutwara, aba areba ntacyo uzamugira, aba areba mbese nta kibazo, muri inshuti cyane. Kubw'ibyo rero bigatuma yikorera uko yiboneye, umutungo ugasanga uhise uhomba, ni ukuri ukongera ntubone igishoro, ntujye ubone amafaranga yo gukoresha, kubera ko aba yanyanyagijwe. Undi muntu ukwiriye kudashyira muri bizinesi yawe, ni umuntu unywa ibiyobyabwenge. Umuntu unywa ibiyobyabwenge ntakwiriye gukora muri bizinesi yawe, kuko byarangira abwira abakiriya nabi, cyangwa se bikarangira afashe abamugana nabi, cyangwa se bigatuma adatekereza neza, bigatuma adakora uko bikwiriye akazi ke, cyangwa se nawe mukaba mwajya mukora mugirana amakimbirane, kubera ko ubwenge bwe buba budakora neza. Umuntu wa nyuma rero udakwiriye gushyira muri bizinesi yawe, umuntu wa gatandatu, ni umuntu utazi kubara. Umuntu utazi kubara, umuntu utazi kwandika, umuntu utazi gusoma, uwo muntu ntakwiriye kuba ari muri bizinesi yawe, kuko yaguhombya, kuko ibyo aba akora byose ntabwo aba bizi. Ni byiza rero kubanza kumenya umuntu ugiye kubanza gushyira muri bizinesi yawe, niba ari umuntu uzaguteza imbere, niba ari umuntu uzakungura, niba ari umuntu uzatuma abakiriya bawe bamererwa neza, bagira imibereho myiza, cyangwa se banezererwa ku buryo n'uhavuye azahagaruka. Ukwiriye rero kugira amakenga. Reka ikiganiro cyacu tugisoreze ahangaha. Nk'uko bisanzwe, amazina yanjye ni Hitimana Dismas. Ni ukuri Imana ibaha umugisha, ndabakunda cyane, mukomeze mutere imbere mu izina rya Yesu Kristo, amen.